Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje kusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ushaka kode cyangwa ushaka kwiga online twatike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, tugufashe kwiga mu gihe gito kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ushaka kwihugura gukoresha igihe neza, gukoresha iminota 20 neza nk'iyo mu kizame, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw urasangaho ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20. Ukomeze wihugure nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta nzira ihari. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bari kuvuga ngo A ikaba ari isoki cy'ukuri ariko na B ikaba ari isoki cy'ukuri. Aho ni kuri C. We urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B. Iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame urabona iki cyapa gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Iyo bavuze iteme baba bari kuvuga ikiraro. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni C. Ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba urw'ibumoso rugira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Iyo aba ari uruhande rw'iburyo rwateje ifungana ry'umuhanda gusa, twari kuvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda bakahera gasatira umuhanda iburyo. Rwaba ari uruhande rw'ibumoso rwateje ifungana ry'umuhanda gusa, twavuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akahera gasatira umuhanda ibumoso. Ariko hano urabona ko impande zombi zageze imbere zigira uruhare mu fungana ry'umuhanda. Uzahitamo C ivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi ibyapa biburira bishyirwa mu ntera hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. Uvuga ngo ndakeka ko rero waramutamo C. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kugira iki? A. Umuyobozi. B. Umuherekeza. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, umuyobozi na B umuherekeza bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo. Ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A. Umuyobozi. Kugira ngo ikinyabiziga kigende kiba kigomba kuba gifite umuyobozi. Niba ari imodoka umushoferi, niba ari ipikipiki umumotari. Ntabwo ari abayobozi mu nzego runaka, ahubwo ni abayobozi b'ibinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? A iravuga ngo
igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. ahegereye umurongo ukomeje. C. igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B nibyo. A. igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C. igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona icyo kuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cyukuri nta kindi ni C. igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Niba byari ibisate bine biba bitatu, niba byari bitatu biba bibiri, niba byari bibiri biba kimwe. Ndakeka ko waramuzamo C. Ndizera ko waramukeneye ku papuro, ariko mbibutsa ko twabazaniye urubuga aho ushobora kujyaho ukihugura gukoresha igihe neza. Jya kuri Google cyangwa se ujye muri komenti ya mbere niyo link yakugeza kuri urwo rubuga. Ni www.ibiziga.rw. utangiye wihugure gukoresha igihe neza, iminota nk'iyo mu kizame cyo kuri polisi uzakoresha nujya mu kizame. Waba ukeneye kode ukatubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode. Waba ukeneye kwiga tukakwigisha online mu gihe gitoya, icyumweru kimwe wajya mu kizame ugakora ugahita utsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? A. ngo burenga toni imwe. B. burenga toni ebyiri. C. burenga toni 24. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000, ariko bakunda kubikoresha mwa bino bizame tuba turi gukora. Niyo mpamvu ndi kubategurira isomo ku bintu bijyanye n'uburemere n'intera n'amatara. Ukanda subscribe hasi kugira ngo iryo somo nindishyiraho ntirizagucike. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? A. feri y'urugendo. B. feri yo guhagarara umwanya munini. C. feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C. feri yo gutabara. Kubera iki ari feri yo gutabara? Nuvuga ngo feri yo gutabara niyo ikoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni yayinda ibirimo niyo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Bajya babivuga bakavuga ngo noye bwoko bwa feri ituma imodoka yahagararaho yabiri nubwo umuyobozi yaba atarimo, ibyuma bikakomeza gufata kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Bakivuga ngo niyo umuyobozi yaba atarimo uzahita umenya ko ari feri yo guhagarara umwanya munini, kubera ko nyine umuyobozi ntabwo aba ari mu kinyabiziga ntikiba kiri kugenda, ubwo haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho feri y'urugendo ni yayindi ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe nyabwo kandi bubangutse, uko yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahantu hacuramye. Rero aba ari feri y'urugendo. Nibyo bibazo bitatu babazaho, ariko ino ikoreshwa kugira ngo imodoka igende gahoro igihe feri idakora neza bayita feri yo gutabara. Ndakeka ko hano waramutamo se. Ndizera ko nibaramuka babikubajije ibyo bindi bibazo mvuzeho uzahita ubikora mu kizame urakora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? A. amatara abiri ashyirwa inyuma. B. amatara abiri ashyirwa imbere. C. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B. amatara abiri ashyirwa imbere, na C. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni C. rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma kugira ngo berekane ko bagomba kwitonda. Abayobozi b'ibinyabiziga baze
baza basanga iyo otobisi bamenye ko bagomba kwitonda. Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere bamenye ko bagomba kwitonda babone iyo otobisi hakiri kare, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma y'iyo otobisi baze kubona ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse cyane kwa papuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hari abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. C metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi kuri wamaze kugitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano igisozi kuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iryo tara ubwaryo ntibabitubwiye, ariko baranatubwira ngo ni metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Ahubwo iyo ari nijoro nibwo tubona itara riri kure. Ushobora kuba uhagaze i Nyamirambo ukabona itara riri i Gikondo cyangwa se i Remera, kubera ko ari nijoro, ariko ku manywa niho wabibona. None intera yo ku manywa iruta iya nijoro? Ntabwo bibaho. Hari igihe aba ari ku manywa umuntu akabona gucaho acanye nka telefoni ntubibone kubera ko ari ku manywa, ariko nijoro uhita ubibona. Rero bari kutubwira ngo ni metero 100 ku manywa na metero 20 mu ijoro. Ibyo ntibibaho, iryo tara ntiribaho. Metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. Metero 200 ku manywa na metero 100 mu ijoro. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse cyandika wa papuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Badafitiye imyaka: A imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Murabizi hari imyaka umwana agiramo akaba yakubagana cyane. Rero mu kwirinda ibyago yaguteza, umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Njya mbona ababyeyi ba hano muri Kigali babyubahiriza, yabajyanye nk'abana ku ishuri ukabona yabashyize mu ntebe z'inyuma kubera ko batujuje imyaka 12. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Hano hari ibisubizo bine baduhaye. A ubuso ni umweru, B ikirango ni umutuku n'umukara, C ikirango ni umweru n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, ubwo ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Kirangwa n'ubuso bw'amabara asate, kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kirangwa n'amabara 3 ariyo ubururu, kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara 2 ariyo umweru n'umutuku. Agafureshi kajya imbere kaba kari mu mweru, akaza kaba kari mu mutuku kubera ko ni wowe uba wemerewe gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Kuri A bivugiye ku buso gusa, kuri B bivugira ku birango gusa, kuri C bivugira ku birango gusa, kandi bagombaga kuvuga amabara agize icyo cyapa yose. Rero ni ubururu
ni umweru n'umutuku, nujya mu kizamuka ubona hari ahantu byanditse uzahite ubihitamo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ko umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye yemerewe gutambuka mbere. Bibutsa ko twabazaniye urubuga, jya muri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangiye wihugure gukoresha igihe neza kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubera imbogamizi, cyangwa ujye muri comment ya mbere niyo link yakugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A ngo metero 1 na santimetero 50, B metero 1 na santimetero 75, C metero 1 na santimetero 80. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kino kibazo bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero, ntibizakugore. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 180, D nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ntibizakugora ikintu bazaba bakoze, bazabafashe zira metero bazishyize muri santimetero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? No kubera ko icyakagombye kuba iso cyanya cyo ni metero 1 na santimetero 90. Nubona mu kibazo baguhaye bavuze ngo metero 1 na santimetero 90, uhita ugihitamo kuko nibyo bipimo bigomba kuba ari byo. Ndakeka ko haruzamo D, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumuri kikuruwe n'iyo modoka bishaka kugira itara ry'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukudepasa. Hari itara bashyiraho riba risa icyatsi kibisi. Ese rishyirwa he ku kinyabiziga cyawe? A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C inyuma hegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ni itara ukoresha uri kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura ko kunyuraho cyangwa se uwitegura kudepasa. Rero bigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo 2 ikoza agakubo itukura. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuvuduko ntarengwa wemewe, B iherezo ry'ibyo wabuzwaga, C guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe kuhinjira. Ese iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe iyo ubonye iki cyapa. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tujyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda: ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, ibyapa biranga, ibyapa byo gutambuka mbere n'ibyapa biburira. Iyo video narayigukoreye so ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, urebe iyo video urayisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuhanda uzenguruka, B igice cy'umuhanda uzenguruka, C aho banyura bazengurutse, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni se, aho banyura bazengurutse. Kino cyapa cyerekana aho banyura bazengurutse, cyerekana ahantu hari rompuwe, niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ikindi kintu ugomba kumenya, nta gihe ku kibazo cyerekeye ku byapa uzabona ibisubizo byose ari byo, cyangwa ngo ubone ngo ikibazo cyerekeye ku byapa ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ku bibazo byose byerekeye ku byapa haba hagomba kuba harimo igisubizo kimwe cyangwa se nta kirimo. Rero hano cyari kirimo, duhisemo ngo aho banyura bazengurutse, wasanga hari umuntu wari uhisemo D. Nta gihe ku kibazo cyerekeye ku byapa wabona ngo ibisubizo byose nibyo, hagomba kuba harimo kimwe cyangwa se ntacyo. Ndakeka ko rero waramutamo se, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho mu gihe bakudepashije, ese uba ugomba kwitwara ute? Ngo tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, kandi umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kukunyuraho aba yamaze kujya ibumoso, kandi hari ibindi binyabiziga biba biri kuza bimusanga ariho biri kugendera. Rero ubu uhita ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo umwemerere kugutambukaho adateje ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Ukomezanya umuvuduko wari ufite cyangwa se ukagabanya umuvuduko. Rero hari uwunyuraho ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita yongeza umuvuduko, mugasa nk'abari kugereka. Biriya ntabwo ari byo, biba byabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu twaziguriye ngo ntitwemere kuzikoresha he? Ngo mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri umaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni se, igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta aho murabizi hari na serivisi nyinshi dusaba, ukaba wabahamagara bakakwitaba, bakagusobanurira, bakagufasha. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka kugira ngo uyimenyeshe urabahamagara kandi bakakwitaba. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Aho ariho hose waba ugeze utwaye ikinyabiziga ntiwemerewe gukoresha telefoni. Biba byatuma uteza abagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago, cyangwa nawe bikaguteza ibyago, kandi ibyo byago habimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko. Ni ngombwa kumenya iki? Nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Twitegereza neza ukabona ko umuhanda ubona neza, imbere nta kindi kinyabiziga cyaje atari mu kona, ahasigaye ukanitondera kunyuranaho kubera ko ugiye gukoresha uruhande rutari urwawe, ugiye gukoresha uruhande rw'ibumoso, kandi abizi tugendera mu ruhande rw'iburyo. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ageze hafi y'inzira y'abanyamaguru yakwitwara ate? Ugeze hano impande y'inzira y'abanyamaguru, ese wakwitwara ute? Urabona ko hari ya zebra cross, hari abanyamaguru bambukira. Umuyobozi w'ikinyabiziga rero, bibutsa ko video y'amashusho yose abazwa imeze itya nayo namaze kuyibakorera, iri ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. A kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. B gukomeza agendera ku muvuduko uri hejuru mu gihe umunyamaguru ategereje.
se kuguma ku muvuduko yari afite mu gihe umunyamaguru atarambuka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni akaguma ku muvuduko yahozeho. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Kubera iki? Kubera ko ugeze hano kuri zebra cross uri kubona hari abanyamaguru bategereje kwambuka, ikintu ukora ugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara, kubera ko abanyamaguru bemerewe kuba bahambukira isaha n'isaha aba yakwihura mu muhanda, bikaba byamuteza ibyago mu gihe utagabanyije umuvuduko. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu waba ugomba kwitonda. Ndakeka ko warabuzamo A, kugabanya umuvuduko mu gihe cyiza ukitegura guhagarara. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri, yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubinyuraho? Tegereze neza, iyi shusho dufite uri inyuma ya bino binyabiziga bibiri ushaka kubinyuraho, ese ni iki washingiraho mbere y'uko ubinyuraho? Hano hari ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango ugomba kuzinyuraho zombi. Mbese byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Se ibyapa byaho ageze ntibimwemerera kunyuranaho, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imbere hari inzira y'abanyamaguru. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B, si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba imbere neza. Ntabwo wemerewe kuba wanyura kuri ibyo binyabiziga utari kureba imbere neza. Kubera iki? Imbere ni mu ikona, ntabwo uri kureba mu ntera runaka imbere yawe. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaje, cyangwa se hari ibihu byinshi, ntabwo uri kureba imbere neza. Rero si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye, kubera ko uzinyuzeho utari kureba imbere neza, hari nk'uko watwara ikinyabiziga utari kureba, biba byaguteza ibyago, kandi ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe yagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka ariko nta wakomeretse, ariko ibinyabiziga byanyu byafunze umuhanda cyangwa se byateza icyago. Ese muba mugomba kwitwara ute nk'abayobozi b'ibinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B, gukuramo abagenzi ukazishyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Mu gihe kuri C bari kutubwira ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ugize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, nta wakomeretse ariko ibinyabiziga byateza icyago. Ese uba wakwitwara ute? Ese uba wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko icyo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko icyo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mushushanya aho zagonganiye kugira ngo umupolisi nahagera aze kumenya uwari uri mu makosa, no kuzishyira ku ruhande kugira ngo mutarabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, mukaba mwateza ambutiyaje cyangwa se mukaba mwateza nk'impanuka. Birashoboka ko ikinyabiziga kigonganye n'ikindi, wenda kikaba nta wakomeretse ariko kikaba kiri esansi iri kugenda igwa hasi, bikaba byateza icyago. Rero ni byiza ko mushushanya aho zagoganiye mukazishyira no ku ruhande kugira ngo zidateza ibyago abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa, zitanabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndizera ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe wahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe,
byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe rero, bibutsa ko twabazanira urubuga aho ushobora kujyaho ukihugura gukoresha iminota neza. Jya muri comment ya mbere ni link irakugeza kuri urwo rubuga, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko rero mugiye kubikora. Mbibutsa ko ukeneye kwiga utubwira akarere ushaka, twakumva uri kure tukakwigisha mu buryo bwa online. Uri hano mu mujyi wa Kigali birakunda ko twigana turi kumwe, ariko iyo uri kure twigisha mu buryo bwa online, cyangwa se waba uri hafi ariko ufite nk'akazi kataguna uze tukene mu ishuri tukakwigisha mu buryo bwa online. Ariko intego ni imwe, iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda aho waba uri hose. Ikindi ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode, tuguhe n'imyitozo rero gufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Amanota wagize yandike muri comment, turebe amanota uri kugira ngo turusheho gushyiraho amasomo menshi n'imyitozo myinshi iragufasha kwitegura neza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.